nica nibaho ijambo ry'Imana niba ari ahantu ushobora gusanga ijambo ry'Imana ry'umwimerere bimeze neza wakumva ndetse n'abakozi b'Imana barimo neza nica no ntutire 250. Nishimiye kongera kubana namwe rero Imana iduhana umugisha. Bakoze cyane. Mu bihe bishize twakoranye ikiganiro ariko abantu bagiye bagaragaza yuko rwose bagukunda urimo amavuta ngo urimo umwuka w'Imana ushobora kuba ibyo wabahanuriye bamwe na bamwe byaragiye bisohora bakabibona cyane rwose. Ibyo twagiye Imana iducishaho igacisha mu kanwa kacu byaba ubuhanuzi amayerekwa ikabiducisha mu kanwa kacu byagiye bisohora. Feedback ni nziza, haraduhamagara kuri ikagushikanuza. Gushikanuza urabizi kwa kurufata umuntu ukamukweshe bane ukamuzana vuba vuba ati ngwino unkorere ukora umurimo wanga. Nasanze amazu menshi yegeranye, ndavuga ndi byanga byakunda ahandi amazu yegeranye guca ni ngombwa kugira ngo natwe twegerane dusenga, twegerane dufate ibyifuzo hamwe tubishire hamwe dusenga Imana. Imana ishimwe. Nahisemo rero kugira ngo mpakorere kuko ndabona abantu benshi, urabona nk'abantu maze iterano maze kubwiriza ukuntu ryari ringana abantu 500 700 aho ngaho urabona ko bari benshi cyane. Bishatse kuvuga ko rero mu by'ukuri ahantu hari abantu benshi biroroshe cyane kugira ngo umuntu havugire Imana. Imana ishimwe. Rero uri umuntu nkunda kubona nkishima. Ahantu niho naciye ibibabi by'ibiti ndabisengera, ndi kumwe n'umwe wa mukobwa witwa Zaninka ndetse n'abandi bantu turasenga Imana. Minerva yari yabuze, turabipfukamo twishyura 120 ku kigo kiri aho hafi. Hanyuma turasenga Imana, dusenza Imana. Mva kuri uwo musozi ndi kwitaba amatelefone ari guhamagara mu buyobozi bw'ikigo ngo twishyuye uwo mwana ari hehe. Numva Imana yakoze imirimo bitewe n'iki no gusenga. Hari rero nahabona imirimo n'ibitangaza, niyo mpamvu kwazamuka nyine twarazengurukaga ariko tukanagerayo. Harane ho wakuye imbaraga. Harane hakuye izindi imbaraga. Nari nzi isangana nishobora byose uhagararanye nayo muri ubwo bukene. Impamvu ubwo burwayi bategereje ko bwaguhitana bakabibura nuko hari Imana yo mu ijuru ihagararanye nawe muri ubwo burwayi. Niyo mpamvu muri icyo kibazo haleluya Imana ishimwe. Nukuvuga ngo Imana yacu ibasha guhagararana nawe muri situation zose z'ubuzima waburimo. Niyo mpamvu bashakisha bakagushaka bakakubura bakakuroga ndibifate bakaroga umwana wawe ndibifate bakakugira ku musozi ngo bagiye gushaka ubuhenze bakambuka ibihugu bigiye bitandukanye ngo bashaka ibyo kukurimbura nibyo gutuma utagira ubwenge. Amahoro y'Imana nabane nawe kandi imbabazi z'Imana nizibane nawe wowe ukurikirana ibiganiro ducisha kuri chaîne yitwa Ntutebe TV 250. Imana yishimwe kandi Imana nikugirire neza ukunda gukurikirana ibiganiro byacu uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, uri mu majyepfo, uri mu majyaruguru, iburasirazuba n'uburengerazuba, aho waba uri hose imbabazi z'Imana nizikubeho. Ubaye urwaye turakwifuriza gukira, kandi ubaye ufite ibibazo runaka turakwifuriza kugira ngo Imana ikurwanire kandi ikugirire neza bigukuremo. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Prophet Enoch. Amahoro y'Imana Enoch. Amahoro y'Imana abane nawe. Ngira ngo nanambonera no gusuhuza abadukurikiye baba bari mu Rwanda ndetse no mu ngengero zaho kwa bihugu bidukikije mu migabane igitandukanye, muri Amerika, i Burayi, Australia, Afrika muri rusange hose. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Turabizi ko ahantu hose abantu bumva ikinyarwanda bahari, ibihugu byinshi ku isi barimo. Turashima Imana rero ngiye gutuma twongera kuboneka kuri iyi channel Ntutebe TV 250. Ni channel ibaho ijambo ry'Imana niba ari ahantu ushobora gusanga ijambo ry'Imana ry'umwimerere bimeze neza wakumva ndetse n'abakozi b'Imana barimo neza. Ni channel Ntutebe 250. Nishimiye kongera kubana namwe rero Imana iduhana umugisha. Bakoze cyane. Mu bihe bishize twakoranye ikiganiro ariko abantu bagiye bagaragaza yuko rwose bagukunda urimo amavuta ngo urimo umwuka w'Imana ushobora kuba ibyo wabahanuriye bamwe na bamwe byaragiye bisohora bakabibona cyane rwose. Ibyo twagiye Imana iducishaho igacisha mu kanwa kacu byaba ubuhanuzi amayerekwa
ikabiducisha mu kanwa kacu, byagiye bisohora. Feedback ni nziza, hari abaduhamagara kuri za nimero za telefone ndetse n'abaguhamagara bose baba bashima Imana, bavuga ko Imana yo mu ijuru iri gukora imirimo n'ibitangaza. Niyo mpamvu rero tudacogora gukomeza gukorera Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane, nawe urafashijwe, Imana iguhereze umugisha. Imana ishimwe cyane. Enoke, hanyuma se amakuru y'iminsi mu buzima busanzwe bimeze bite? Yes, amakuru y'iminsi ni meza. Ndimo ndashima Imana, meze neza, mfite ubuzima buzima, ndahangaha i Kigali. Urumva ko rero niba Imana yarankuye iyo hepfo ikaza kuntuza muri Kigali, kandi ubuzima bukaba buri kugenda neza, ntacyo ndi kubura, n'ibitari kugenda neza tugusenga bigahita bikemuka. Imana ishimwe. Yagukuye mu majyaruguru, yanguye iyo hepfo ni mu burengerazuba. Iyo hepfo iranzana inzana ahangaha muri uyu mujyi. Urabona ko ibintu ari sawa cyane, kandi Imana ishimwe cyane. Hari Imana igenda ikagukura iyo ruguru, ikagukura iyo ikavuga ati ikagushikanuza. Gushikanuza urabizi, ni kwa kuntu ufata umuntu ukamukweshebana, ukamuzana vuba vuba ati ngwino unkorere ukora umurimo wanjye. Nasanze amazu menshi yegeranye, ndavuga nti byanga byakunda ahandi amazu yegeranye guca. Ni ngombwa kugira ngo natwe twegerane dusenga, twegerane dufate ibyifuzo hamwe, tubishire hamwe, dusenga Imana. Imana ishimwe. Nahisemo rero kugira ngo mpakorere, kuko ndabona abantu benshi. Urabona nk'abantu iteraniro maze kubwiriza ukuntu ryari ringana, abantu 500 700, aho ngaho urabona ko bari benshi cyane. Bishatse kuvuga ko rero mu by'ukuri ahantu hari abantu benshi biroroshe cyane kugira ngo umuntu avugire Imana. Imana ishimwe. Rero uri umuntu nkunda kubona nkishima cyane, kuko uri umuvandimwe. Hanyuma kandi nanone mu minsi ishize hari ikiganiro twaganiriye, uratubwira uti ngewe rwose ibintu byambayeho nabonye Imana iteye ubwoba, ikora imirimo n'ibitangaza. Avuga uti nazamutse ibere rya Bigogo. Kera twajyaga twumva ngo umuntu uzamuka iryo bere ngo aba ari umuntu ngo w'umukomando, urumva ngo umukomando. Nabuse uyu mugabo turi kumwe ni umukomando ugeze muri uru rwego rwo kuzamuka ibere, kariminuka ibere rya Bigogo pe, akagenda akajya hejuru agasenga. Yego, ushirika ubwoba cyane. Hari ahantu nkuko nabikubwiye, ntabwo nazamukaga kuri hahandi kubere neza. Hahandi ubona hatagira ibyatsi, ahubwo hari ukuntu umuntu azenguruka ngo ku ruhande ruguru ukazamuka ukajya hejuru. Hejuru rero hari ahantu habaga hashashe neza, haringaniye. Icyo gihe ndibuka njye narashize agakeka aho mperukiyeyo, nabonye kadahari, ariko abahagiraga hejuru ukicara hejuru y'iryo bere, hari hagacaca hejuru. Naho abahuriraga kera uko namusha amateka bacaga hahandi bahazamuka arabakomanda, ariko twebwe nyine hari igikomando ducamo ku ruhande tugacaho ngaho nyine ucakuruka dusanga hahandi bageraga. Bishatse kuvuga ko aho ngaho ariko ntakuye imirimo n'ibitangaza by'Imana, kuko hari ahantu niho naciye ibibabi by'ibiti ndabisengera. Nari kumwe n'umwe wa mukobwa witwa Zaninka ndetse n'abandi bantu turasenga Imana. Minerva yari yabuze, turabipfukamo twishyuraga 120 ku kigo kiri aho hafi. Hanyuma turasenga Imana, dusenza Imana, mva kuri uwo musozi ndi kwitaba amatelefone ari guhamagara mu buyobozi bw'ikigo ngo twishyuye uwo mwana ari hehe. Numva Imana yakoze imirimo bitewe n'iki no gusenga. Hari rero nahabona imirimo n'ibitangaza. Niyo mpamvu kwazamuka nyine twarazengurukaga ariko tukanagerayo. Harane ho wakuye imbaraga, harane hakuye izindi mbaraga. Nari nzisangana kuko urumva niba naravukiye mu cyumba cy'amasengesho, marimo genda yongorera abantu abahanurira, umwe ngumwe akaba arimo mvukira, n'ubundi imbaraga narazivukanye. Kuko urumva umuhanuzi yahise ahanura yitwa Mukayipi, ahanura ngo uyu mwana ubyawe n'umuhanuzi akavuka mu isaha yo guhanura, mama we yongorera abantu n'ubundi by'ubuhanuzi, azaba umuhanuzi ukomeye, azahanurira amahanga. Imana ishimwe. Ayo mahanga ngira ngo Ntutebe TV irahagera, Umusaraba TV n'izindi cyano nyinshi ziri turi gukorana nazo zirahagera. Imbaraga zo gusenga TV, imbaraga zo gusenga TV, Prophet Enoke official, Prophet Enoke official, aho hose. Ubwo isi no kuyijagajaga, isi yose nukuvuga ngo iraba idukurikiranye cyane. Bishatse kuvuga ngo kandi izo mbaraga zo gusenga icyo nzikundira zireme bifatika cyane. Uyu urebye iranguru ya Saduraka, Meshaki na Abedenego bagiye mu itanura ry'umuriro, bakimara kubajugunyamo imyenda y'ubundi nta nubwo yari iteye ipasi, ariko bagiye bakweshebana, biba ngombwa ko imyenda yabo
ivamo umukunju ibyo twita umukunju cyangwa se ivamo ipasi cyangwa se ireka kunanuka urabona gutya kuntu kano gashati kanjye kaba kagize gute gateye neza ariko babashize mu muriro bari byafurikanze barangije ahubwo bagezemo uwamuriraho kugira ngo utwike ya myenda yabo ahubwo urayinanura urayigorora ibyo nibyo mu mujyi n'ibishashi n'ibishashi ibyo kugorora ni ibishashi ariko twebwe tuvuga gutera ipasi kugira gutegura mbese gushyiramo imikunjo ibintu nk'ibyo nabo rero babashyize muri uwo muriro aho kugira ngo uwo muriro urumva ari ugomba guhera kuri ayo mashati bambaye cyangwa iyo myenda bambaye ahubwo aho kugira ngo ubihereho ubitwika ahubwo urabigorora neza ngo bagiye kubareba bonesa sifiwe bagiye kubareba ahubwo babona ese ko twashyizemo batatu tukaba turi kubonamo n'uwa kane ngo kandi uwo turi kubonamo garasa n'umwana w'iki intama w'Imana umwami w'Imana ari kumwe nawe reka mbwire umuntu udukurikiye nanone aha ukurikiye yicano ntutebe 250 TV Imana ishimwe cyane bishatse kuvuga ngo impamvu icyo kigerezo kitaguhitanye nuko hari uwarugaranye nawe muri icyo kigerezo impamvu ubwo bukene butakwishe cyangwa se ngo bukoze isoni muri rubanda nuko hari Imana ishobora byose uhagararanye nayo muri ubwo bukene impamvu ubwo burwayi bategereje ko bwaguhitana bakabibura nuko hari Imana yo mu ijuru ihagararanye nawe muri ubwo burwayi niyo mpamvu muri icyo kibazo muri haleluya Imana ishimwe nukuvuga ngo Imana yacu ibasha guhagarana nawe muri situasiyo zose z'ubuzima waburimo niyo mpamvu bashakisha bakagushaka bakakubura bakakuroga ndibifate bakaroga umwana wawe ndibifate bakakugira ku musozi ngo bagiye gushaka ubuhenze bakambuka ibihugu bigiye bitandukanye ngo bashaka ibyo kukurimbura nibyo gutuma utagira ubwenge utumutwe ariko Yesu wacu haleluya udakoze isoni akabitesha agaciro impamvu nta yindi nuko hari uhagaranye nawe muri ibyo bibazo byose bakora Imana ishimwe kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo dufata mbiri twebwe imbaraga z'abanyamasengesho dufata mbiri ibitekerezwa mu mitima tukabigomorora Kristo Imana ishimwe nuvuga ngo bakibitekereza bagitekereza kutugirira nabi bagitekereza kuturoga bagitekereza kudutega imitego twebwe imbaraga z'amasengesho irabiduhishurira Imana ishimwe hari inzira bimbushuriye ku buzima bwawe none wowe udukurikiye hari ubuhanuzi Imana yazanye ku buzima bwawe uyu munsi wa none nukuri nduje kure yiri jambo ry'Imana nduje kure iyi video kuko byanga byakunda turagusengera ibyo wabonaga kari imisozi ibyo wabonaga ko nta nzira zihari zigomba kuboneka mu izina rya Yesu ntabwo nzi igihe umaze ibisenga ntabwo nzi igihe umaze wurira imisozi ntabwo nzi igihe umaze uteranira ku rusengero usengeraho ntabwo nzi igihe umaze igihe ku karago ariko nanje Imana yatumye mvutira ku karago uyu munsi wa none nguzaniye amakuru mashasha yo ku karago akubwira ngo Imana iragutabaye akubwira ngo aho wari waraburiye niugiye kurongera aho bagutegaga imitego nibwo Yesu we Imana ishimwe ibyo batega Imana izaje ibica mu izina rya Yesu reka dusenge dutangire dusenge rwose reka dusenge hanyuma dukomeze gahunda tugende ubwo twinjiye mu kiganiro nyirizina twari kumanza kudusuhuza ariko n'aya mavuta tuba tuyafite urabona niriwe nsenga niyo mpamvu rero nakomereje muri ayo mavuta urabona mvuye muri iriya teraniro uhita umfatiranya ati dukore icya kiganiro urumva rero byari ngombwa ko ndi muri izo mbaraga zo gusenga Imana ishimwe ariko nanone twahita dukomerezaho kugira ngo uyu muntu uje nonaha nawe tumwakire mu isengesho mu izina rya Yesu reka dusenge Imana wowe udukurikiye nawe mu mutima wawe ndagira ngo wicishe bugufi dusenge Imana mu izina rya Yesu ndasengera umuntu wese ubashe kubona iri jambo ukurikiranye ntutebe TV 250 turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo nonaha uwiteka umuntu dukurikiye uyongere agubwe neza etayaside votre de sensibilité yongera abone imbaraga zawe yongera abone gukomera kwawe uwinzira zari zifunze zongere zifunguke uko byari byaramucanze uyu munsi bigende neza uwari ufite uburwayi akirire hano wari wumva remere warushe haleluya gitare c'amahanga none haturagutabaje niwe utaje muri kubigenza Mana niwe wemera kugira ngo twinjire mu masezerano dusezeranije aka kanya ndasengera uyu mubyeyi ndasengera uyu mupapa ndasengera uyu mukobwa ndasengera uyu musore ndasengera uyu mwana ubashe kumvira ijambo ubashe gufungura hangaha turasenze kugira ngo bigaragare ko ari Imana yavuganye natwe bigaragare ko avuganye n'uyu muntu uri muri aya materaniro uri gukurikiranira ijambo urakoze kutugiriye neza ukabugiye gutanga umugisha byose tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo amen
haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Ni ukuri turakwakiriye muri iri jambo, turakwakiriye muri uyu mwanya wo gusenga Imana. Ni umwanya wo gusengera ibyifuzo byananiranye umaranye igihe. Yego. Ni umwanya wo kugira ngo tuvuguruze inzandiko satani yanditse ku buzima bwawe. Ni umwanya eneside dasanse ene wasetevo. Ni umwanya wo kugira ngo Imana ishimwe. ibyari bigufiteho ububasha uhindukire nawe ubigireho ububasha. Yego. Imana ishimwe cyane. Yes, Enoch. Amen. uri umwe mu bantu baje i Kigali byo gukorera muri uyu mujyi wa Kigali, Amen. Niko bimeze. kandi uyu ni wo mujyi murwa mukuru dufite hano mu Rwanda, ni wo murwa uhuriramo n'abantu benshi b'abanyamahanga n'ibiki, kandi Enoch ufite amavuta. Urateganya ko aya mavuta yawe uzayatwara ute muri uyu mujyi wa Kigali? Yego, icyo ni ikibazo cyiza. Imana iguhereza umugisha. Ntabwo cyabazwa n'umuntu udafite umwuka w'Imana, kuko ibibazo, hari ibibazo mba ndeba ngavuga ati iki nicyo kibazo. Nza muri uyu mujyi naje kuri mission y'Imana. Yes. Ni ukuvuga ngo ni Imana yampamagaye. Nari narakiriye request insaba ko y'abantu dusengana ku mbuga za TikTok n'ahandi, bavuga ati watubabariye, narabasuraga mbere ukaza muri Kigali, ariko none ndavuga ndi mureke nsenga Imana. Mbere y'amezi 2 ndasenga Imana, yambwiye ngo noneho yanyemereye ejo bundi muri uku kwezi turimo, iranyemera mu kwa karindwi, irambwira ngo noneho ngwino uze muri uyu mujyi, nzabana nawe, kandi ibyo uzavuga nibyo nzaba ngubwiye. Imana ishimye cyane. Niko kuza rero, murabona ko ibyo Imana iri kunsohoza ho mu kanwa kanje ni ibyo iri kubimbwiye. Ni ukuvuga ngo gahunda niyo kuvuga icyo Imana imbwiye, niyo guhanura icyo Imana imbwiye, niyo kwerekwa gasenga Imana, kandi ngongera ibihe byo gusenga, niyo gusengera abarwayi bagakira, niyo gusengera ibyifuzo byananiranye, niyo gusengera abantu bamaze igihe bari ku musozi badasubizwa kugira ngo basubizwe, kuko nicyo kintu Imana yampagurukirijemo, nicyo cyiciro Imana yambwiye ati genda usenge mu mujyi wa Kigali, tuzasengera nabo hirya no hino. Ariko cyane cyane Imana yambwiye ngo negere abantu batuye mu mujyi wa Kigali, nk'ahantu hatuye abantu benshi mu gihugu. Imana ishimye cyane. Ubu ni ukuvuga ngo uri kuri mission y'Imana nk'uko bivuga. Yego. Imana iragira iti genda wicare i Kigali ukorere umurimo wanjye i Kigali, nzabana nawe. Amen. Imana ishimwe. Niko bimeze. Yarabimbwiye rwose, irisubiramo, ikoresha n'abandi bakozi b'Imana b'abahanuzi, nabo bagenda baza kumbwira izo information, baravuga ati ni ukuri turabona winjiye mu mujyi wa Kigali, kandi uko aho ugeze uyu munsi wa none nta kibazo mfite, nta kibazo ndagira, kubera naje kuri gahunda y'Imana. Imana ishimwe. Kigali nkatwe tuyibamo tuyimazemo igihe iragora, kandi Kigali ifite uburyo ki runaka iteye bwo kunaniza abakozi b'Imana cyane cyane, ariko turakwifuriza kugira ngo Imana izabushyigikire. Amen. Ni ukuri Imana iranshyigikira, kandi ibintu bigomba kugenda neza. Imana ishimwe cyane. Ndatekereza ko watuzaniye ijambo ry'Imana igiye kutugezaho. Abakunzi ba Ntutebe TV 250 igiye kumva ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ryo ry'ingenzi. Amen. Imana y'amahoro ishimye cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none ijambo Imana yanshize ku mutima ni ijambo rivuga ngo ntutinye. Ntutinye, uko byagenda kose ntutinye. Ubuzima bwose waba urimo, ibyo waba uri gucamo byose, upfa kuba ugihumeka, noneho Imana irimo kumbwira ngo ntutinye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ni iryo jambo Imana yashyize ku mutima, rimbwira ngo ninshake ndibwire umukobwa cyangwa se umusore cyangwa se umugabo cyangwa umumama cyangwa umusaza n'umukecuru, uko yaba imyaka yose yaba afite yose, Imana irimo kumbwira ngo ntatinye, kubera ko hari imbaraga z'Imana. Ntatinye, hari icyo Imana yavuze. Ntatinye, hari ububasha bw'Imana bumuriho budashobora gutuma agira ubwoba. Muri make ntakwiriye kugira ubwoba, kubera ko hari Imana imara ubwoba. Ntakwiriye kwibaza ngo bimeze bite. Hari Imana yo mu ijuru ivuga ngo were gutinya, were kugira agahinda, kuko hari Imana itanga amahoro. Imana ishimwe. Ndagira ngo dute twinjira muri iryo jambo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ijambo dusanga muri Matayo ibice 10 umurongo wa 28, turamanuka tugeze byibuze kuri 32. Ndaza kwasoma vuba. Imana itugirire neza. Haravuga ngo kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri gihonomo. Mbese ishwi bibiri ntibiguri kuta rimwe, ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe so atabizi. Mbese n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe yose, nuko ndimutinye uko murutirishwe byinshi. Umuntu wese umpamiriza imbere y'abantu
nanjye nzamuhamiriza imbere ya data uri mu ijuru. Amen. amen Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. iri jambo ni Yesu warivuze akomeza intumwa azibwira ngo zere gutinya. Burya ntugire ngo no mu gihe cya Yesu abantu bari bafite ibintu bibatinyishije. yego Imana ishimwe cyane, nguko no muri iyi minsi nawe hari ikintu ureba bati Imana iki kigeragezo zagisohokamo gute. yego No muri icyo gihe cya Yesu rero abwiriza intumwa bari bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Hari abari bafite ibibazo byo kuvuga ngo Mana bangenda ntabwo mara kabiri ntarwaye batandoze, akaba afite icyo kibazo. Abandi bakaba bati Mana ubukene bumereye nabi, abana ati none akazi kabu, abana ati none ubushome. Ibibazo ubona muri iyi minsi dufite na kera byari bihari, nubwo ubwo byariyongeye ariko na kera byari bihari. Ariko Yesu akagenda bibera iki igisubizo. Imana ishimwe. Ikibazo si ikibazo byaba bihari, ahubwo ni uko ibibazo byaba bifite igisubizo, ukamenya ngo igisubizo gikomoka hehe. Igisubizo gikomoka kuri Yesu. Igisubizo cy'ibibazo wibaza, igisubizo cy'inzozi umaze igihe urota gikomoka kuri Yesu. Hari aho nta handi wabona igisubizo kirambye cyangwa umuti w'ikibazo ufite uretse kuri Yesu. Haleluya. Wa mupapa we ene waside vodga de sanse, nta handi wabonera umuti wo kugira ngo icyo kigeragezo umazemo iminsi gikemuke, ubwo bukene umazemo iminsi ngo bukemuke, uretse kuri Yesu. Yesu niwe wenyine ubasha gukemura ibyananiranye. Yesu niwe wenyine ubasha gusubiza ibimaze igihe kirekire byarigize nk'amasitati, byarigize haleluya, byarigize ko bitakunda. Yesu niwe ubasha kubikemura. Aha Yesu rero nawe yakomeje intumwa, akomeza intumwa arazibwira ngo mwere gutinya. Haleluya, mwere gutinya. Arabwira ngo nuko rero ntimuzatinye abantu bashobora kwica umubiri ariko ntibice ubugingo, ahubwo mutinye. Haleluya, ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri gihonomo. Imana itugire neza n'izina ryose. Ese ni iki kigutinyishije? Ni abarozi, ni abapfumu, ni iki kigutinyisha ku buzima bwawe? Bibiliya iratubwira ngo ntugatinye abantu, ntabwo ugomba gutinya abantu. Ejo ibyawe byarangira, uriya muntu kurwanya ibye byarangira, ariko ugomba gutinya Imana. Yesu yaravuze ngo nta wundi ugomba gutinya gusa, utinya Imana ishobora byose. Iyo yaguhaye ubuzima, iyo yaguhaye kubaho, bavuze ngo ntabwo uzavuka, yatumye uvukira kwa muganga, bari bazi ngo mama wawe yawe izamuhitana, babona uravutse, none ugize iyo myaka ufite. Etaya setavini vodegare de sanse. Donc yatumye uvuka, igatuma ukura, ugatuma ugera aho ngaho ugeze. Niyo ikubwiye ngo witinya. Haleluya, witinya. Uko byagenda kose hari ubutabazi bw'Imana. Arangije ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo mbese ibishukuru birindwi biguruka utarimwe. Bishatse kuvuga ngo mbese inyoni cyangwa se ibintu bigaragara ko biciriritse bigura makeya, ariko nabyo ntabwo byapfa gupfa, ndabizi. Haleluya, bishatse kuvuga ngo niba Imana itemera ko inyoni zipfa gupfa, niyemere kugira ngo kandi ikanazitunga wewe zitabiba zitanasarura. Imana itagomba kukubesha. Ni gute utagomba kubaho? Ni gute utagomba kuba muri uyu mujyi? Ni gute utagomba kuba muri icyo cyaro? Ni gute utagomba kubaho ngaho kandi Imana ibasha gutunga ibyo biguruka byose bitabya? Imana igomba kugutunga. Yaravuze ngo nibyo nabyo ngo ntabwo nakwemera kugira ngo bigiye gute bipfe. Haleluya, ngo mwanzwe mwebwe. Arakomeza cyane arabwira ngo rero ndimutinye mwebwe muruta izo nyoni. Haleluya, ndagira ngo batangarize wowe n'ibyari biguteye ubwoba, humura uruta ibiguruka, humura uruta izindi nyamaswa zose. Ni wowe Imana ivuganye nawe, wowe ubashe gukurikiranira ijambo. Ndagira ngo mbanurire ubuzima bwawe, ngubwire ngo nubwo hari ibyari biguhangayikishije, tesite kontraze sayinevo, nubwo hari ibyari bigutesheje umutwe, nubwo bari batagiye kuvuga ngo imyaka ibaye myinshi utarashingirwa, ngo imyaka ibaye myinshi ngo yemwe utarubaka urugo, ngo usaziye mu ikode, ngo nta kintu uzabona, ngo yemwe ngo urahinga ndiweze, ngo uracuruza ngo ndugire icyo ubona. Igihe kirageze kugira ngo Imana ikubwirire ijambo, iri kukubwira ngo witinya. Haleluya, were gutinya, humura, yakoze biriya izakora n'ibindi. Imana ishimwe. Haleluya, Imana ihabwa icyubahiro. Arongera arabwira ngo noneho ngo n'ikimenyimenyi n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwa. Kuba imisatsi ibaza, abahanga Imana ishimwe bakoresha izi za mashini n'ibiki byose kugira ngo byibuze bakawuntinge, barebe byibuze ko bamenye umubare w'umusatsi, ariko bikanga. Ariko Yesu wacu azi umubare w'umusatsi wacu, ariko icyo yashakaga no gusobanura, yashaka kuvuga ngo niba azi umubare w'umusatsi wacu, ni gute yaruga icyo kibazo kingana gutyo?
ntabwo bishoboka. Niba azi umubare nawe reba ukuntu umeze, ariko noneho ukumva ukuntu umenya umubare wawe, ni gute ashobora kunyurwa urwo rubazo ufite? Imana ishimwe cyane. Ntabwo byashoboka. Bishatse kuvuga yuko neza Imana yo mu ijuru izi neza ibyo ucamo, izi ko urwaye, izi ko ufite uburwayi bukomeye, izi ko ufite uburwayi wanze kubwira abantu kugira ngo batakuvuga, izi ko hari ikigeragezo ugendana nacyo, uzi ko hari icangiro, izi ko hari icangiro Satani yagusize. Ariko uyu munsi wa none ugomba kubohoka. Imana izi umubare w'umusatsi wawe, Imana izaho ukorera, Imana izaho wirirwa. Iyo niyo ivuze uyu munsi wa none ngo were gutinya uko byagenda kose. Niba ikubwiye ngo were gutinya, byanga byakunda, hari ibyari bigutinyishije. Imana ishimwe. Ni ukuri uko byaba bingana ko amazina byaba byitwa ayo ariyo yose, hari Imana ikubwira ngo were gutinya, were gutinya wa mugabo we, were gutinya wa musore we, were gutinya wa mumama we, were gutinya wa mukobwa we. Nawe wa mwana muto ubashe gukurikirana ijambo, ugomba gukura uri mu mbaraga z'Imana. Ijambo ry'Imana, Imana ihabwa icyubahiro, kuko nubwo hari ibigutinyishije, Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Haleluya. Hari umuntu umwe witwa Yesu we Daniyeli, ngo bamuterera mu rwobo rw'indare, bazinga indare ziri bumurye, barazishonjesha karindwi. Reka ngubwire, hari ibintu bitegereje kugira ngo biguhitane, hari ibitegereje kugira ngo bikwambure ijambo, hari ibitegereje etasine vodke de sanse, hari ibitegereje kugira ngo bigutungure, bigukeneshe, bigusubize hasi. Abana bajya babura ubwenge mu mashuri, abana babura icyerekezo. Ariko iyakuye Daniyeli mu rwobo rw'indare, indare zikamureba zikamukora amadede. Niko Imana iri gukora amadede ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Imana ishimye cyane, ije kugukora amadede. Nubwo hari aho ubona ko uri hagoranye, nubwo uko n'uri guca mu bibazo bikomeye, igihe kirageze kugira ngo Imana yo mu ijuru gusohore muri ibyo bibazo. Igihe kirageze kugira ngo Imana yo mu ijuru ikwambike imbaraga mu izina rye. Imana ishimye cyane. Yavuze ijambo rikomeye hari anasoreje, havuga ngo umuntu uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere y'abantu. Ahantu usengera uvuga Imana, uvuge ko Imana ikora. Ahantu wirirwa uvuga Imana, uvuge imirimo n'ibitangaza. Ngo iyo uhamije Imana ntiguhamye ahantu utari kuvuga. Haleluya. Iyo uvuze Yesu neza akuvuga neza imbere y'Imana. Abo waba urimo kugenda ukavuga ngo ndamuzi, namumeneye amaraso, nesita kota yesiye vodeke, namumeneye amaraso. Ntabwo agomba gutamuka, ntabwo agomba kugenda gukora impanuka nonaha, ntabwo agomba gusazira mu bitego, ntabwo agomba gusazira mu bitego. Ahubwo mugiye neza ndagira ngo hamya Imana mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ubwoba bushyire ku buzima bwawe, kandi icyo kigerageza urimo, kandi icyo kigerageza ubwire ngo iyabanye nanjye ca gihe, iyabanye nanjye naburaye, iyabanye nanjye nawe ubukene nabuze yo kwishyura inzu, iyabanye nawe enesi de vodre de sanse, izabana nawe no mu bihe biri imbere. Imana ishimwe. Kanga Satani mu izina rye. Uyu munsi ugomba gukanga Satani, ugomba kunesha Satani. Uyu munsi wa none ugomba kumwamagana. Ubwo yagutifashe akagucisha bugufi, agatuma usuzugurika muri bene wanyu, mubo muvukana nta wundi bagiraho ijambo ni wowe. Ariko uyu munsi wa none Imana ishimye ko ikubwira ngo were gutinya, witinya. Haleluya. Ndagira ijambo ribyumve neza, were gutinya. Kandi kangubwira none iyo umuntu akwiyegamijeho byonyine akakubwira ngo mbese ngo nyegamire were gutinya, bishatse kuvuga neza ye haba hari ibigutinyishije. Ariko ubw'Imana yo mu ijuru kugira ngo were gutinya, ni ukuri ije gukosora ibidasobanutse ku buzima bwawe. Tasi de vodre de santé niveau contre, Imana ije gukosora ibintu byari bimaze imyaka n'imyaniko. Nibishake hari wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, Imana yarahamukuye. Ikibazo si imyaka umaze ugeragezwa, ikibazo si imyaka umaze uri muri ibyo bibazo, ahubwo icyambere nuko hari Imana ikubwiye ngo witinya, ije gukemura, izanye igisubizo ku buzima bwawe. Kandi iyo bimaze kunuka nibwo Yesu abagiye kunyura aho ngaho. Iyo bimaze kukwira ahantu hose, mu baturanyi, aho wirirwa, aho ukorera, iyo batangiye kukuvuga nabi, nico gihe cy'Imana ibije kuvuga ijambo rimwe rivuguruza ayo magambo amaze igihe bavuga. Reka ngubwire, amagambo bamaze igihe bakuvugaho, Imana igiye kuyavuguruza ikoresheje ijambo rimwe. Ibyo bamaze ubwo bamaze igihe bagutuka bakuvuga nabi, nico gihe cyo kugira ngo Imana ikore ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru turengere mu izina rye. Ngiye gusengera ibyifuzo ufite nibingana, nibishaka ibe ni 10 cyangwa 14 cyangwa 11. Icyambere nuko hari Imana ikubwiye ngo were gutinya ibyo ngibyo. Haleluya. Imuririmbye yaririmbye ngo reka gutinyiriza kubaho, Imana irakurinda.
inzira zose wacamo, aho unyura hose Imana irakurinda mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Nagira ngo dusenge Imana. Ibyifuzo ufite bingana iki? Nta cyifuzo na kimwe Imana idashoboye, nta handi Imana itakugeza, nta naho itagukura. Birashoboka wari uri ahantu bidasobanutse, wari uri mu bushomeri, wari warabuze akazi, warashakishije. Ndagira ngo uzamure ikiganza cyawe, wowe ubashije kugira amahirwe yo gukurikirana iyi video, zamura ikiganza cyawe ngo usengere, urambure ibiganza byawe, wakira akazi mu izina rya Yesu. Oya byizere, kuko ntabwo wari ufite gahunda yo kureba iyi video. Ubwo ugiriye amahirwe yo kureba iyi video uyu munsi wa none, ugakurikira iyi channel yitwa Ndutere TV 250, hari Imana yari gufiteho umugambi. Ahari uyu munsi wa none Imana yari ishaka kugira ngo isobanure ibidasobanutse ku buzima bwawe. Hari icyerekezo ishaka guhereza ubuzima bwawe. Ugomba kubona akazi, uri mu mahanga, ngomba kugusengera kugira ngo aho wagiye gushakishiriza habonekemo umugisha, haboneke donc ibyo urimo gukora, ibyo wagiyemo byose biguhire mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Abarwayi mbe tayari, mufataho murwayi, dusenge mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Urumva nawe urimo gukira. Imana ihabwe icyubahiro uko biri kose. Haleluya. Turimo turabwira abantu ngo baze bizera Imana. Bizera Imana, babwire rwose. Turabwira abantu ngo bongere bagarure ibyiringiro ku Mana. Bongere bumve ko Imana ntaho yagiye. Haleluya. Bongere bumve ko Imana uko yakoraga n'uyu munsi iracyakora. Imbaraga yari ifite cyagiye n'uyu munsi iracyazifite. Haleluya. Haleluya. Ibyo yakundaga cyagiye n'uyu munsi iracyabikunda. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu dufashe umwanya ngo dusenge Imana. Reka tubasengere. Ndagira ngo nukuri aka kanya wizere ijambo ry'Imana. Imana irakubwiye ngo were gutinya rati. Iyi Imana ivuze ngo witinya, haba hari gutinyishije please. Ako kanya bibe bihari. Ariko icyambere nuko ijambo ry'Imana rikubwiye ngo witinya. Uko amazina byaba byitwa, nibishake biba byaroherejwe n'abasaza cyangwa se abakecuru, nibishake bari n'inyatsi yagukurikiranye, nonaha bigomba guhinduka mu izina rya Yesu. Ndabona impinduka zije nonaha. Ndabona wowe aka kanya hari ibyo utangiye izera Imana nona. Ndabona hari impinduka Imana izanye ku buzima bwawe. Ndagira ngo gusengere mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu, ndasenze muri uyu mwanya. Nsengeye umuntu wese ukurikiye iyi channel Ndutere TV 250. Agomba kugubwa neza. Aha waravuze ko uzajya uhatangira ihumure. Wavuze ko ahantu umwami Imana ari ku kidendezi. Iyi channel wavuze ko ari ku kidendezi. Abantu bagomba bakidumbaguzamo bagakira mu izina rya Yesu. Mboneyeho kubanza nsengera abarwayi, uwitwa karwaye mu gihugu cyose aherereyemo, ndasenze kugira ngo yakire gukira. Na site vodre de sanse nonaha yakire gukira ubugwayi, za kanseri, za diabete, za sida, uburwayi bwose uko bwaba bwitwa kose bukire mu izina rya Yesu. Turasengera abantu bamaze igihe batagira akazi, babereye aho ngaho, abashomeri. Ndabasengeye muri uyu mwanya kugira ngo bakire akazi k'umugisha bakurikije ijambo ryawe. Urabwiye ngo bere gutinya. Dusenge buri wese ngo ibyarimo bimuhire, abacuruza, abahinga beze, tubone ibyo kudutunga kuko turi abanyamasengesho. Ushoboye byose, ngaho duhereza umugisha abakene kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Nonaha turabasengeye kugira ngo batangire bave mu byaha, bagubwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Bareke ibyaha burundu, bakire Yesu kuko itorero ry'Imana byanga byakunda bizataha. Urakoze kubikorera kwibahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana iduhere hano umugisha. Nukuri ndabona Imana yo mu ijuru iri gusuka umugisha ku bantu bayo. Ndabona Imana yo mu ijuru iri gukora ibintu bikomeye. Ndabona Imana yo mu ijuru mbonye abantu ibiseke. Haleluya. Nawe cameraman, ndabona hari igiseke kibumbuwe imbere yawe. Imana yamenye ngo nubwo ari ugukamera ariko nawe uronze umugisha hamwe n'aba bantu bakurikiranyira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ibahereza umugisha. Turabakunda cyane. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mushobora gukanda subscribe rwose ndupfe kugenda udadukoreye subscribe kuri iyi channel yacu Ndutere 250 TV. Imana ishimwe. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Iri jambo ni ijambo ry'ihumure. Haleluya. Kuko muri iyi minsi abantu bacitse. La setale vodre de sanse taide nivo konti. Imana ishimwe. Abantu bacitse intege, abantu bahuye n'ibintu byinshi bibarwanya. Iyo ugiye mu mwuka urabibona, ndetse no mu buzima busanzwe ugenda ubibona. Abantu bahuye n'ibintu byinshi bibarwanya, abantu bahuye n'inkoni nyinshi barakubitwa, abantu bahuye n'impungenge, bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Ese uku gusenga
kwanyu n'abandi bagenda basenga kuramutse gukusanyijwe aya masengesho akaba menshi, izi mbaraga zakuraho ibi bibazo? yego izi mbaraga rwose ni ikibazo cyiza abajije, Imana ihabwa icyubahiro. ni ukuri iyo abigishwa nabo ngo bari mu mwanya umwe bajya mu cyumba cyo hejuru, urumva ko kwikusanya bajya nibwo babonye wa mwuka we, umuriro uva mu ijuru, umuriro mbese harimo n'imbaraga z'umwuka bari kumwe. bivuze ngo abantu bishize hamwe bagasenga Imana na gutya, urabona ko abantu badukurikiye hano, nanjye ndi gusenga hano, urumva ko uri burebe iyi video turaba turi connected. ni ukuvuga ngo ubwo gutyo rero niko natwe imbaraga z'Imana zigenda zituza zidusanga. bishatse kuvuga ngo iyo abantu bishize hamwe bagasenga Imana, biracashoboka cyane yuko abantu bashobora gusenga bigakunda, biracashoboka cyane ko abarwayi twabasengera bagakira, kandi birimo gukora feedback nziza ko turi gusengera abarwayi bagakira. Imana ishimwe cyane. hari abantu bari mu mahanga kuri iyi migabane yo hanze ahangaha, twebwe ngo tubita aba diaspora, hari benshi bagiye bava mu bihugu byabo bafite ibibazo, bafite ubukene, ariko bagera hirya iyo ngiyo, Bibiliya niyo yigeze kuvuga ngo Imana niyo yigeze kubwira abantu ngo ntibazarye ngo bahage ngo bibagirwe, ibwira Abisiraheli ngo ntibazarye ngo bahage ngo bibagirwe aho Imana yabakuye. uyu munsi wa none bakaba baribagiwe n'ikinyarwanda, harimo n'abatakibuka kukivuga, ku buryo ushobora kuvuga ubutumwa nk'ubu ngubu ntibabwumve, bakumva wavuga mu Cyongereza. sinzi aba bantu ikintu twababwira kugira ngo nibazajya bumva ubu butumwa bumve ko Imana itabaretse, ikibashaka mbese ikibakeneye kugira ngo bakomeze basubire muri byabo. bashobora kujya baguhamagara, kubera ko kenshi na kenshi iyo umuntu yatambukije ubutumwa hano baramukenera, kubera ko wowe ukorera no kuri zino mbuga zindi za TikTok n'izindi, kugira ngo ibyifuzo by'abantu bimwe na bimwe bigenda byakira. hari abantu bagize intege nkeya batagishaka no gusenga. ndagira ngo ubabwire aho bari hose bumve ko Imana itigeze ibibagirwa. niko bimeze. Imana yo mu ijuru, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ndi Imana ibera hose icyarimwe. ni ukuvuga ngo niba Imana rero ibera hose icyarimwe, kandi yashizeho n'uburyo bwo kugira ngo abantu babone ijambo ry'Imana. ngira ngo niba ari nk'umuntu wese ubashe kureba bene nk'iyicano, yahita ako kanya ahita ayikora subscribe, kugira ngo bwa buryo bwo kuba connected muri rwa rurimi rwabo, kugira ngo noneho n'abasenga ubu bafite hafi cyane. ni ukuvuga ngo iyo bashyizeho ikiganiro cy'ijambo ry'Imana ahita akibona ako kanya cyane rwose. ibiganiro byacu bizajya bica ahangaha cyane. bishatse kuvuga ngo rero tugomba gukomeza gusenga Imana, ariko gusenga biracashoboka. niyo yafata iminota 10 cyangwa se iminota 5 agasenga Imana, ashobora no kuduhamagara akanyandikira kuri Prophet Not Official, cyangwa akaba yampamagara kuri nimero guteranya 50 78 58 04 64. iyo nimero ni iyanjye, no kuri WhatsApp ushobora gusubiza inyuma, wenda ukaba wakongera ukayumva. birashoboka cyane. ni umuntu wakira abantu ugabasengera, waba ufite uburwayi bwananiranye, waba ufite ikigeragezo cyanze gusubizwa, nushaka ubura imideni rya miliyari, ugomba kugusengera ubwishyu bukaboneka. Imana ishimwe cyane. rero biracashoboka cyane. abantu bo gusenga Imana turahari kugira ngo dusenge Imana, kandi rwose birakunda cyane. igihe kimwe tugeze dusenga, hari umuntu ufite ikibazo cy'umwana we wagombaga kujya kwiga muri kaminuza, ariko amafaranga yabuze. kuko twarasenze tugiye kubona tubona Imana irayatanze, yarabikoze rwose. n'ejo yaje gushima Imana hariya nari nasengeye hano mu mujyi. Imana yarabikoze. bishatse kuvuga ko rero niba Imana iri gutuma abantu babona za minerivara byari byanze, akavuga nti rero reka negere Prophet Enoch dusenga n'Imana. si umunsi umwe yafashe wo twasenganye se, byahise bikemuka. abona abantu bagize gute, baramwishyuriye, abona ngo hari uwabo uri muri Canada, abamwohereje amafaranga. Imana ntabwo yabura yicisha inzira. urumva bari baramwibagiwe, uwo muntu yari ahari, ariko yari yararetse gukora. Imana ihita icisha inzira bitewe no gusenga. gusenga rero bituma haboneka inzira z'ibisubizo, ituma haboneka noneho tageti yo kugira ngo igisubizo kiboneke. gusenga bituma inzira zari zifunze zongera gufunguka. Imana ishimwe cyane. yewe ndi umugabo wo kubihamya, kandi hari n'abandi babyumva rwose babizi neza. rwose nabonye ibisazi bikira, mbona umusazi wari wasaze yirukanka ku musozi, mbona gusenga kuramuhagurukije kumuvanye n'ibisazi. Amen. rero bantu mudukurikiye,
mumenye ngo ibi bintu ntabwo ari igipindi. Hari abantu bavuga ngo ibi bintu ngo byo kuri YouTube ngo byabaye ngo ni igipindi ngo ni ubutekamutwe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ureke ababipinga babipinge, ariko wowe ntubipinge, kuko ibi bintu birakora. Dufite abantu benshi babiduhamiriza, dufite abantu benshi bavuganye n'Imana, dufite abantu benshi Imana yagiye ihamagara, dufite abantu benshi Imana yatumye. Rero muntu ukurikirana ibiganiro byacu umenye ko iri ngiri ari ijambo ry'Imana, ntubipinge ngo bitazamukoraho. Turagushimiye Enoch. Imana iduhana umugisha, kandi nshimiye n'abantu bose badukurikiye. Ni ukuri Imana ibahereza umugisha, ni ukuri ntimwongere gutinya. Imana yo mu ijuru ibafashe ukuboko, ntacyo muzaba. Imana iracyabafite, ntabwo izabarekura. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hari umuntu ushobora gufungura ikiganiro none ahangaha akibaza ati ariko ubundi Enoch ni muntu ki? Enoch ni umugabo, Enoch ni umusore, ese Enoch mbese Enoch nyine urabyumva nawe niko bimeze. Imana ishimwe cyane. Enoch ni umukozi w'Imana w'umusore, ariko ugiye kwitegura mu gihe gitoya kuba yabonye ubabandi. Yes. Imana ishimwe cyane. Ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi, ni n'umuvugabutumwa. Imana yahagurukije nkivuka, yavukira ku Karago. Rero Imana yo mu ijuru ikankoresha umurimo kugeza uyu munsi wa none. Ndacyakora umurimo, kandi Imana iri kubana nanjye. Ni uwo Enoch rero niwe waje muri Kigali kugira ngo ibintu bihinduke, kandi n'abari hirya no hino ku isi hose batwirikirana ijambo ry'Imana. Ni ukuri tugomba kwakira impinduka z'Imana mu izina rya Yesu. Ubu impamvu mba nkubajije Enoch, aka kantu kamfashije cyane. Aka kantu kamfashije cyane ko kuvuga ngo yavukiye mu cyumba cy'amasengesho. Ubutaha ikiganiro tuzajya dukora nzajya nandikamo ngo uyu ni wa mwana wavuzweho n'Imana. Haleluya, haleluya. Uyu ni wa mwana wavuzweho n'Imana, avukira ku kirago. Haleluya. Bari gusenga, mama wari gusenga. Uyu ni umwe wavuzweho n'Imana. Imana ishimwe icyo ako kantu kigashyiramo, kubera ko bakanziho cyane. Abangurikirana ku mbuga abantu benshi cyane, hafi ibihumbi bigera kuri 2 bingurikirana kuri TikTok, kandi kugisenga na live gusa baza ubwo buhamya. Nabo duturanye mwabonye baje kubahereza ubuhamya igihe kinari mpari. Bivuze ko ni amakuru yizewe azwi cyane. Navuye ku Karago, Imana ihita ivuga ngo kuri uyu muntu azaba umuhanuzi ukomeye. Ndashima Imana kuba ubashije no gufungura video ugahita uhura n'umuhanuzi ukomeye. Imana yavuzeho kera. Imana ishimwe cyane. Kandi ibi ngibi Imana yo mu ijuru iri gukiza abarwayi, iri gukiza. Imana yo mu ijuru iri gukora cyane rwose. Imana impamvu nzajya mbyandikaho ni ukugira ngo hatazagira abantu bakwibeshyaho bagatekereza yuko ari ibintu by'ibipapuro. Ni ibintu byavuye ku Mana, ni ibintu Imana yavuze, irabitegura, ibishyira aho ngaho. Iravuga ngo ndagutoranyije nk'uko yabwiye Yeremiya. Iramubwira ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, ngo ngushyirira kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Urumva Imana yari yaramenye kera, byatumye kuri uwo munsi ishyira mu bikorwa icyo yari yaravuga. ari nacyo twicaye uyu munsi ni ngo nicaye mu Imana yavuze, mu isezerano ry'Imana. Iby'Imana yavuze uyu munsi wa none ndi kubivuga. Imana amen, amen. Enoch, Imana ivuga umugisha. Turagushimiye, dushimiye abakunzi ba